Yesu nashimwe bene data, twongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nkuko bisanzwe twababwiye ko tuzajya tubagezaho ijambo ry'Imana binyuriye kuri channel yacu ya Pass TV, ni channel yivuga butumwa. Rero twongeye kugirirwa umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana Claudine, n'umuhanuzi w'Imana kandi Imana ihagurukije mu mavuta. Mu cyumweru cyashize yatuganirije amagambo y'Imana afite insanganyamatsiko ivuga ngo idutabaye bahuze. Iri jambo nge nagizereyemo ndihagararamo, kandi iki cyumweru nabonye ibitangaza by'Imana ku buzima bwanjye. Nongeye gutekereza kuri bamwe Imana yagiye itabara bahuze. Amen. Ndavuga ngo mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana cyangwa tumwakira, reka tuse nk'abaganira. Ndagushuhuje cyane Claudine. Imana ishimwe Pastor. Urakomeye, umeze neza? Ndashima Imana. Imana ishimwe. Watuganirije amagambo menshi kandi kuri cana abantu bagiye bambwira ko bagiye bakira ibitangaza kandi bagiye babona gukora ku Imana. Nukuri Imana ishimwe. Ntabwo ari bo gusa, nanjye Imana yangiriye neza Yego. kubw'ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi Imana yagushyizemo. Yego. Nanjye kandi nakomeje gutekereza ku ijambo gutabarwa bahuze, nsanga atari twe twenyine Imana yagiriye neza muri kira cyumweru. No mu bihe by'abatubanjirije hari abantu Imana yatabaye. Yarabatabaye. Hari abantu Imana yatabaye. Nahise ntekereza ku Bisirayeli bava muri Egiputa bajya i Kanani. Nahise ntekereza ku buryo Imana yabagiriye neza igihe Mose yabwiraga Abisirayeli ngo benda umwana w'intama, hanyuma ngo bazamushyire ku nkomanizo z'imiryango, ariko ngo marayika ngo iryo joro ngo azahaca, ngo azaca yica abana b'imfura zo kwa Farawo. Ngo bahugira mu guhamba, bahugira mu gushingura. Imana iba ihaye ikibari ubwoko bw'Abisirayeli barambuka. Nsanga aha hantu hari agahugi Imana igitanga cyangwa igiteza ku banzi bacu, igiteza kubatwanga, kubatuvuga nabi, cyangwa kubavuze ngo ntabyo tuzimarira cyangwa tuzigezaho, bagahugira muri ibyo kwe abana b'Imana tukambuka. Nsanga agahuge gakenewe. N'ubu nubwo tugarutse kuri televiziyo yacu cyangwa channel yacu Pass TV, ndashaka kandi nanone nukuri Imana yaragukoresheje n'ubu yongere gukoreshe. Ndabizi ntabwo ari wikoresha, n'Imana yaguhamagaye kandi guhamagarira kugira ngo uvuge ubutumwa bwiza. Nubigira abantu huza kugira ngo ibitangaza byacu tubyakire. Imana ibahe umugisha. Amen. None rero bene data badukurikiye, munyemerere twakira umukozi w'Imana, tumusengera Imana, hanyuma narangiza tugezeho icyo Imana yashyize ku mutima. Ariko nkuko nabibabwiye, turi mu gikorwa cyo gutegura cyangwa mu ntego yo kugira ngo ivuga butumwa ryacu ryamamare. Turimo turasaba, turimo turinginga umuntu ufite umutima ko yadutera inkunga kugira ngo tugure kamera. Narabibabwiye ntabwo nzirarira. Ivuga butumwa ryacu rimwe na rimwe tujya muri studio tukanyuzaho ibiganiro, ubundi tugakoresha n'amatelefone yacu, ariko nzi ko muri abatera nkunga beza kandi muri abafatanya bikorwa beza. Rero ni muri ubwo buryo narabibabwiye, 500 yawe, 100 ryawe, 200 byawe, uko angana kose tuyakusanije twagura kamera, hanyuma ivuga butumwa rikihuta. Rero numero niyo ni 07822801 Ikindi nababwiye ngo ntabwo views n'ibindi ari byo dushyize imbere cyane. Dushyize imbere ubutumwa bwiza, ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Abazemera bazabatizwa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi nicyo duhamagariwe cyane. Intego yacu n'ubutumwa bwiza, intego yacu no kwamamaza Yesu Kristo akagera mu mahanga, akagera ku isi yose. Rero amaboko yawe arakenewe, kandi namenye neza ko ibiganza bitanga biba hejuru y'ibyakira. Imana ibaha umugisha. Rero adresse yacu niyo, na ahandi muzadusanga ni kuri iyo contact 0782280164. Rero turakwegereje mukozi w'Imana, waganirije ubwoko bw'Imana, baranezerwa kandi bamererwa neza. Aka kanya nakanya kandi nanone Imana iduhe ko kugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana. Nyemerera tukwakire kandi tugushyira imbere y'Imana, tukuragize Imana, tugusengera Imana, hanyuma uvuge icyo Imana yashyize ku mutima wawe. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje ko kuri Imana. Dusengeye umukozi wawe Mwami kubw'ijambo wongeye kumuha kugira ngo yamamaze ubutumwa bwawe bwiza Yesu Kristo. Nyemerera umugirire neza, umuha umugisha, umuha imbaraga,
kandi duteguye imitima igiye kwakira ijambo ryawe mwami Imana, kugira ngo igubwe neza kandi igire ikurwa n'ahishyirwa mu izina rya Yesu. Urakoze ko kuri Imana yumvise gusenga, turamwakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Karibu. Imana ishimwe, turishimye cyane. Twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, nuko koze w'Imana Pastor abasobanuriye ko amazina ni yayandi Claudine. Imana yatugiriye neza, ejo bundi twize ku ijambo ryiza cyane dutabaye bahuze. N'aka kanya rero tugiye kwiga nanone ku ijambo ry'Imana, twakwita ngo iraje ibigenze neza. Iraje ibigenze neza mu byawe rero, hari byari byaragucanze, Imana ije gucangura. Iraje ibigenze neza mu rugo rwawe, iraje ibigenze neza mu bana bawe, iraje ibigenze neza mu rugamba wari ufite, iraje ibigenze neza ku burwayi wari ufite. Mwene data utwumva, ongera rwose uturisha umutima wawe, wongere udutege amatwi y'Imana yafungure, kukuremo ibintu byaguhuza, wumve ko iyi saha tugiye kubana n'Imana. Tugiye kubana n'Imana rero, mukoze Imana yadusengeye, ntabwo twiga dusubira mu gusenga. Tugiye kwiga ku ijambo ryiza ryo muri Zekariya, ariko ni igice cya 2, umurongo turahera ku wa 1. Ni amagambo meza cyane. Muri iyi minsi abantu barwaye indwara zitandukanye, ariko ntabwo baramenya ko hariho imyuka mibi. Hari imyuka mibi ya karande, hari imyuka mibi abana b'abantu bajya baguteza, hari imyuka mibi nawe ubwo wizanira, ukibwira uti ibi bintu nubwo mbikora ndabikora bizangira akamaro, ndabikora bizankiza, ariko numenya ko hari igihe umuntu nawe ubwe ajya yikururira ikishi kubitewe n'inzira uba waraciyemo. Hari igihe umuntu ajya mu myuka mibi, akajya mu mahembe, akajya gucisha amahembe, akavuga ati ngiye kuyateza mugenzi wanjye, cyangwa se nanjye ari byo yamarira mu rugo rwanjye, yambera umurinzi. Nyamara umurinzi wa mbere dufite ni Imana. Amen. Ndagira ngo wumve ko ibyo bintu wagiyemo atari byiza, ahubwo uyu munsi hari ikimanije kugukorera. Hari igihe ujya ukumva uburwayi bw'amayobera, ukumva urwaye umutwe, ukumva umubiri wawe uratagangaye, ukumva guhera mu maguru, ukumva mu nda ugataka cyane, ndetse wajya no kwa muganga akakubwira ngo nta ndwara ihari. Uyu munsi rero Imana ikohereje ijambo riri muri Zekariya igice cya 2, tuhera ku murongo wacyo wa 1. Nemureke dusome ijambo ry'Imana. Ngo titira avuga ngo amahembe 4 n'abacuzi 4. Ngo maze nubura amaso ngiye kubona, mbona amahembe 4. Haleluya. Ngo maze kubona amahembe 4, ngo mbaza marayika twavuganaga nti biriya ni ibiki? Aransubiza ati biriya ni ya mahembe. Haleluya. Uyu munsi Imana hari igitangije gukora mu rugo rwawe. Hari ibintu byari biri mu rugo rwawe utaruzi, hari ibyari bitabyemo Imana itaburuye. Wowe ujya ugira inyatsi ukavuga ngo izi nyatsi nzikura hehe, wowe ujya upfusha ukavuga ngo ubukwe ko bupfa buri munsi mbituruka hehe, ukavuga ngo muri karande, kandi ahanini hari igihe mwebwe ubwanyu muba mwarabyigize gute, mwarabyikururiye. Ijambo ry'Imana riratubwira cyane muri Zekariya rikomeje, ngo riratubwira ukuntu amahembe 4 n'abacuzi 4. Uwiteka anyereka abacuzi 4, ndamubaza nti bariya bazanywe n'iki? Aransubiza ati uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije abayuda, ntihagire uwegura umutwe. None rero bariya bazanywe no kwirukana no kuyakubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga ahagurutswa no gutera igihugu cy'abayuda akabatatanya. Muri iyi minsi ntabwo uri kumvikana na madamu wawe. Muri iyi minsi ntabwo uri kumvikana n'umufasha wawe wa mugabo we. Muri iyi minsi ntabwo urimo kumvikana n'abana bawe. Ariko ikigaragara, aya mahembe niyo yari yaragutatanyije n'imiryango, ariko uyu munsi Imana yohereje abacuzi 4 bo kukurwanirira. Imana hari ibyo iremye nonaho utaruzi mu rugo rwawe. Yesu nashimwe. Titira y'amagambo ngewe nababwiye ngo nayise iraje ibigenze neza, iraje yindira byanze guhinduka, iraze isobanura bitari bisobanutse mu rugo rwawe. Mu kazi kawe ntago byagendaga neza. Haleluya. Yesu nashimwe. Ariko uyu munsi Imana iraje ibigenze neza. Reka dukomeze dusome ijambo turi busange mu Baroma. Mu Baroma ni igice cy'Imana yaduhaye mu Baroma, ariko ntabwo turi butinde cyane. Amen. Haleluya. Ni igice cya 16, ariko turasangamo amazina meza cyane. Ntabwo turi buyatindeho, ariko ni intashyo.
ni intashyo, turi bwige ku ntashyo, ukuntu twagiye tubana n'abakozi b'Imana mu gihe byatambutse, bamwe babivuyemo ariko abandi babisizemo. Hari korasi nkunda kuririmba cyane iyo ndi mu mwuka wera, ngo amariba nakama Yesu azatubera amazi y'ubugingo. Ngo amariba nakama, amariba nakama Yesu azatubera amazi yo kunywa. Barokore nakama, bahanuzi nakama Yesu azatubera amazi yo kunywa. Haleluya, haleluya. Wewe wari ufite ubwoba rero, amariba nakama Yesu azatubera amazi yo kunywa. Iki gihe ntabwo cyoroshye, ariko Yesu yiteguye kuturwanira ku bantu basenze Imana. Intashyo ni rero, umurongo wa mbere nongeye kwanza kubasomera, uravuga ngo mbashimiye Foyibi mushiki wacu, ariwe mudiyakoni w'itorero ry'Ikarikireya, ry'Ikarikireya, ngo mubakire kubw'umwami wacu Yesu nk'uko bikwiriye abera, kandi mumufashe mu byo azabashakaho byose, kuko nawe yafashije benshi barimo nanjye. Haleluya. Nawe urimo mubo uyu mushiki wacu yafashije ku ijambo ry'Imana. Ushobora kuba warafashije bagenzi bawe ku ijambo ry'Imana ariko ukaba uri ku gisasiro. Ushobora kuba warafashije bagenzi bawe ku ijambo ry'Imana ukaba warabuze urubyaro, ukaba umaze imyaka 8 utafite urubyaro byaragucanze. N'abo bantu bo mu Nyarwanda utarabagiyemo, abaganga baragerageje uko bashoboye, ariko wafashije abantu b'Imana. Iyi saha uyu munsi ndagira ngo wumve ko Imana nawe kwibutse. Ari amakuru Imana yibutse, hari intashyo Imana ikoherereje aho uri mu bitaro, kuko turakwibutse. Haleluya. Iyi ntashyo rero reka igere kuri bene data, reka igere kuri bene data mwasenganye, reka igere kuri bene data amina mwaririmbanye. Yesu nashimwe, amina, haleluya. Foyibi uyu nguyu yakoze umurimo w'Imana kugeza ubu ngubu, Imana iracyamwibuka. Intashyo ngizi abahaye, ariko ku murongo wa 17 aratubwira amagambo meza ngo ariko bene data ndabinginga ngo mwirinde ababazana ibyo kubatandukanya n'ibigusha binyuranye n'ibyo mwizeye. Hari abantu muri iyi minsi barimo kuzanya ibinyuranye n'ibyo twizeye, hari abantu barimo kuzana inyuranye, hari n'abahanuzi b'ibinyoma. Ariko uyu munsi twebwe twahisemo Yesu Kristo, ntago turi abahanuzi b'ibinyoma, kuko dufite ijambo twamize, dufite ijambo rya nyirija. Haleluya, amina, haleluya. Ntabwo Uwiteka Imana rero azirengagiza intama zayo, ntabwo azirengagiza intore zayo. Amina, haleluya. Ahubwo mwirinde amasega cyangwa ibirura. Ibyo birura rero nibyo bigiye kubazamo, bibashake kubatandukanya, bishake kuza ngo bibanganishe. Ndagira ngo Uwiteka Imana, haleluya, abasange nk'abarukuri. Mwongere muhuze, mwongere mwumve ko umugabo mwakoreye ntaho yagiye akiriho kandi aje kubigenza neza. Haleluya. Yesu nashimwe. Haleluya, amen. Iri jambo ry'Imana ngo mwirinde bazabazanira ibibatandukanya n'ibibashuka binyuranye n'ibyo mwize. Amen. Muzabazibukire, kuko abameze batyo atari imbata z'umwami wacu Yesu Kristo, ahubwo ari izinda zabo. Haleluya, haleluya. Imana yacu nishimwe. Ari abantu bakorera amafaranga bakavuga ngo uyu munsi, amina, haleluya, ndagusengera mfasha amafaranga mu ntoki. Ariko twebwe ng'intama ngabungeri bamenya intama zabo, intama nazo zikamenya ijwi ry'umwungeri. Uyu munsi wumve ko umwungeri yaguhamagaye, kandi databuja yaratubwiye ngo nta mwungeri ukorera ibihembo, uwo ngo ntago aba ari umwungeri nyakuri. Ndagira ngo wumve ko rero uyu munsi uri intama kandi itarutse. Dore Satani yaragiye kugutandukanya n'Imana, dore Satani yagiye kugutandukanya n'abakozi ba Yesu nashimwe. Ariko akakanya Imana ikugariye mu murongo. Yesu nashimwe. Haleluya, amen. Ngo kandi imitima y'abatagira uburiganya ngo bayohesha amagambo ineza n'ibyo kubanezeza. Igituma mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamenyekanye mu bantu bose. Haleluya. Yesu nashimwe. Natwe turi hano kuri uyu murongo, ntago twakabaye turiho, ntago ari twebwe, ahubwo ni Imana turimo. Imana yatumenyekanishije, iyo ngiyo niyo dukorera. Ngo twebwe Imana yacu ntabwo izadutererana. Haleluya.
kandi imana yacu nk'uko yavuze ngo iraje ibigenze neza. Amina, haleluya. niyo mpamvu twebwe twatoranijwe tukaba twaramenyekanye, tukaba dusigaye duca n'aha ngaha ku biganiro kugira ngo tumenyekane, kuko imana yarabyemeye ngo niko kumvira imana kwanyu. Haleluya. ngo igitumye mbabwira ibyo ngo ni ukuko kumwumvira imana kwanyu kwatumye mwamamara mu bantu bose, ngo nicyo cyatumye mbibashimira. Ariko ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza, mukabaswa mu bibi. Amen. Ashobora kuba utarimo kumva neza iri jambo, kuba abanyabwenge, kuba umunyabwenge buriya Salomo ajya gusaba ubwenge ntabwo ananiwe gusaba inzu nziza cyangwa se ngo asabe imodoka, ahubwo hari impamvu yasabye ubwenge. Ndagira ngo nawe wumva aka kanya usaba ubwenge. Ariko uba umuswa, amen, haleluya, amen, uba umuswa mu bibi, amen. Hari ibintu bibi wari urimo wowe ujyamo wibwira ko ari byiza, ariko ndagira ngo uyu munsi Uwiteka gusange ubivemo uyu munsi, ukizwe neza, umaramaze, hanyuma nawe umenyekanishe n'ijambo ryayo, ibitangaza byayo bikorerwe muri wowe. Amena. Imana izakugirira neza. Imana nyiramahoro izamenagura Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. Uyu munsi hari Imana ije kugukorera. Imana iraje ibigenze neza. Haleluya. Nawe ugiye kumenyekana. Amen. Nawe wari warejejwe inyuma, nawe ugiye kumenyekana. Mu muryango ugiye kumenyekana. Haleluya. Muri korali urimo gukoramo umurimo iraje kumenyekanishe. Mu itorero urimo gukoreramo umurimo iraje kumenyekanishe. Ahubwo icyo ngusabira ni uko wakwambara imbaraga. Yesu nashimwe. Hanyuma uyu mukobwa Fayibi yari yarakoreye Imana, arangije aduha zino ntashyo. Ni ukuvuga ngo ukomeje ugasoma urasanga ko Fayibi yari afite abantu benshi bakoranye umurimo. Amen. Ni ukuvuga ngo nawe hari abo mwakoranaga umurimo muri iyi minsi ubonaga batagenda neza, ariko muri iyi minsi hari n'abawuriho bakiwukora. Abo rero ni mwebwe mugiye kwakira zino ntashyo, kandi Imana ibaha umugisha. Ngo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe, kandi nzi neza ko Uwiteka abahaye umugisha kubwira ijambo mwumvishe. Amen. Amen. Reka dusome iyi Zaburi ya Dawidi ya 21. Ariko nzi neza ko Imana ije kugenza neza ibyawe. Zaburi ya 21. Imana itubwiye ko ije kubigenza neza ibyawe. Wari waraheze ku gisasiro, wari urwariyonguye mu mahanga, bomboni zari zarabaye bomboni, ariko nzi neza ko uyu munsi y'isaha hari ikintu Imana ije kugukorera. Zaburi ya 21 turasoma umurongo wa mbere tugeze ku wa 2. Ngo Uwiteka Umwami azishimira imbaraga zawe, erega agakiza kawe azakanezererwa cyane. Wamuhaye icyo umutima wawe ushaka, ntiwamwimye icyo iminwa yawe yasabye. Haleluya. Jambo ryiza cyane Dawidi yavuze, Imana wayihaye icyo umutima ushaka. Amen. Ngo wamuhaye icyo umutima wawe ushaka, ntiwamwimye icyo umutima wawe wagusabye. Amen. Icyangombwa rero ni ukwemerera uyu Mwami Yesu akaba muri wowe, hanyuma nawe akaza agatura muri wowe. Hanyuma icyo umunwa wawe ushaka rero, amen, aka kanya ugisabe, Imana irakugirira neza. Dukomeze kuri Zaburi ya 41, ntabwo nayo duhitindaho cyane, ariko Imana irambwiye ngiraje ibigenze neza. Ni ijambo ryiza cyane. Nagira ngo rero nganire nawe uri ku gisasiro. Iyi Zaburi ya 41, ngo hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago n'amakuba. Uwiteka azamurinda mukize, kandi azahirwa ni mu isi, kandi ntumuha abanzi be kumugirira uko bashaka. Haleluya. Dawidi ahangaha, amena, yabivuze, yagira ngo abwirize umuntu wese ubabaye, abwirize umuntu uri ku gisasiro, abwirize umuntu udakunda mugenzi we. Hari igihe umuntu akurwaza kwa muganga, akakurwaza ari indyarya. Hari igihe umuturanyi wawe aza agasanga uri ku gisasiro, ndetse wabuze uwo usaba amazi, wabuze waguha amazi, utegura umutwe, akabwira ati nyakuba muturanyi wanjye, mbabarira umpereze amazi yo kunywa hari. Agasohoka akavuga ibyo atakabonye, ariko aka kanya Uwiteka niko avuganye nawe, ngo agukuye ku gisasiro. Ngo Uwiteka azamwegamiza ahondobereye ku buriri, ngo ni wowe umubyukiriza uburiri yarwaye. Ngo naravuze ntuwiteka umbabarire ukize ubugingo bwanjye, kuko nagucumuyeho. Uwiteka atugire neza, atubabarire icyaha n'igisa nacyo.
hari igihe urwara ukajya kure, hari igihe urwara ukumva rwose uriyanze, ukumva uriyanze, ariko aka kanya Uwiteka hari ikintu aje kugukorera, ariko nawe ukizwe neza, ugira ikintu cyo kubera mu mutima wawe. Ngo abanzi banjye be kunyifuriza nabi bati azapfa ryari, ngo izina rye ryibagirane. Ngo kandi umwe muri bo yaje kunsura abanshunga. Hari igihe tuba dufite inshuti ariko ugasanga izo nshuti zirarutwa na ndebe cyangwa zamutunamuka, ariko abo bantu abo ngabo Imana iratubwira ko ari indyarya, ariko Imana igiye kubadukuraho. Ngo umutima wo kuriziriza inama mbi agasohoka akabivuga, abanyanga bose bamvugira mu rwongorerano, bangira inama zo kungira nabi, bati indwara ikomeye mubahe akaramata, noneho ubwo aryamye ntazabyuka ukundi. Kandi inshuti yanjye y'amagara nizeraga nagaburiraga niyo imbanguriye umugeri, ngo ariko wowe Uwiteka umbabarire umbyutse kugira ngo mbiture. Iki ni cyo kimenyesha yuko unyishimira, nuko umwanzi wanjye atazavugirije impundu kunesha. Haleluya. Imana ikugire neza. Mu buryo rero Imana yagiye itubwira ko igiye kubana natwe, ni ukuvuga ngo hari icyo Imana igukoreye uyu munsi. Imana yiteguye kugukiza, Imana yiteguye ko kuremera amashimwe, kandi Imana ikwagura imbago. Ikindi Imana imbwiye ko igukuye gisasi. Naye ndavugana n'umuntu wari umaze igihe kinini muri bombone, ndavugana n'umuntu wari umaze igihe kinini atabyara, mu muryango bavuga ati abaye inshiki. Ndavugana nawe Uwiteka ariko numaho wari umaze igihe kinini mu bushomeri, wari warabuze akazi, ukibaza ngo byagenze gute. Ariko ku ijambo twize bwa mbere, Imana yatubwiye yuko yohereza abacuzi 4 bo kugurwanirira ayo mahembane, n'abacuzi 4 nabibohereje baje kuyarimbura no kuyatwika. Amen. Imana iragukijije. Utega ibiganza, Imana hari ikintu ishyizemo. Haleluya. Wari umaze iminsi urwaye umugongo, hari ikintu Imana ikoze mu mugongo wawe. Haleluya. Hari abana b'imfubyi bibera iyo ngiyo Imana itabaye, hari abana Imana ishize mu mashuri, hari abana Imana ihaye abaterankunga, babonaga byagucanze, ariko aka kanya ndetse Imana irambwiye ngo iguhereye abana abaterankunga, hari n'abagiye kujya hanze, ariko Imana irambwiye ngo igaruye ibyawe byanyazwe. Wa mubyeyi, abana bari barakunaniye, ukavuga utari kuna nongeye gufata n'umwanzuro ndabasize. Haleluya. Ariko subira ku rufatiro, umenye ko Imana yatabaye Danieli, igatabara Morodekayi na Seduraka na Bedunego, igatabara Morodekayi ku irembo. Iyi Imana ivuganye nawe ije kugutabara. Zaburi ya 70 iravuga ngo Uwiteka atebuka untabare, abashaka ubugingo bwanjye bamware, bakorwe n'isoni, abavuga ngo aha basubizwe inyuma ku bw'isoni zabo, baterwa ipfunwe n'igisuzuguriro. Abo ngabo Imana ije kubakoza isoni. Haleluya. Amen. Dawidi yavuze amagambo meza aravuga ngo sinzapfa nzarama, ngo kugira ngo Imana izakore ibitangaza bigaragarire muri we. Kandi Imana irongera avuga, Dawidi arongera avuga ngo Imana ntago yanshyiriyeho urupfu. Amen. Nubwo yarampannye ariko nigeze nshyiriraho urupfu. Nawe wumve nubwo waca muri ibyo byose, ariko nta rupfu rukuriho rwose. Ndagira ngo nkubwire ko hari ikintu Imana igukoreye nonaha. Mwakira ijambo ry'Imana, kandi nizere ko tuzakomeza kuganira. Ntabwo ari ubu gusa, tuzakomeza ducishe ibi biganiro. Imana mwavugana ga shalom.